Narada Gospel TV. Iyi ndirimbo yitwa Our Father, Data wa twese uri mu ijuru, yaririmbwe na John Mowen. Iyi ndirimbo ushatse gusoma amagambo yayo wayasanga muri Matayo ibice 6 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Katwumva ubutumwa mu ndirimbo. Uri kumwe na Master Janvier. Hear our prayer. Umvisengesho ryacu. And we've gathered here today. Turi abana bawe. Hano turi hano hamwe uyu munsi. To pray. Twese turi hano hamwe senga. Lord, we need your mercy. Umva gutaka kwacu mwami. We need your grace. Dukeneye imbabazi zawe. Yes we do. Hear us as we pray. Kumva turamusenga. Data wa twese uri umuremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese twumva wowe uri mu ijuru, tubabarira ibyaha byacu, turagusenga. Umva iyi ndirimbo yacu, uyizamure mu ijuru, icyubahiro cyawe cyuzure isi. Nk'uko amazi atwikiriye inyanja, reba imitima yacu, ukuremo ibitubuza kuza imbere yawe uyu munsi. Data wa twese muremyi w'ijuru n'isi, izina ryawe ryubahwe. Data wa twese twumva wowe uri mu ijuru, tubabarira ibyaha byacu, turagusenga. Tegereje ko turi bake, tuzengurutswe na benshi,